reba tunywa amazi meza twiyungururiye irebera amashyiga arondereza inkwi reba turizigama tukagurizanya reba dutanga mituweli irengera ubuzima reba amashuri abana bariga reba kaminuza twongere ubumenyi amavuriro rusange aramira benshi uruganda na hoteli haleluya yakigezweho. Icyambere mwisuzume niba mudakora umurimo unoze ubukene bukaba bwari tugatuzi wanyu. Nabwiye ngo ubukene ni iki ko nuba mubivuga gahoro mbese ubukene ni iki kandi ubukene buterwa n'ubunebwe. Umuti wo kuvura ubukene ni iki umurimo gukora. Mushumba mukuru wacu turashima Imana imyaka tumaranye 20 yatugejejeho ubwami bw'Imana yatugejejeho isanamitima yatugejejeho kubana mu mahoro yatugejejeho ubumwe n'ubwiyunge ibintu biba bishya kubera ubwo bwami abantu barakizwa bakira Yesu mwami. Niho tuzaba abantu bashyitse buzuye kuko ni Imana dushakaho. Uyu munsi rero ndarangiza twasomye mu Apocalypse ni mu Byahishuwe igice cya gatatu. Igice cya gatatu Byahishuwe igice cya gatatu Byahishuwe igice cya gatatu twihuse murongo wa 20. Uyu munsi marayika w'Imana na Yesu aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe tugere dute. Aho ni igipimo gikomeye. Yesu arakomanga uyu munsi wa none umurimo unoze. Niba uri umunebwe ubukene bukaba bwarakugose uyu munsi Yesu arakomanga ku rugi kugira ngo ukanguke. Yewe usinziriye wegira ute kanguka. Ntabwo abaprotestani tugomba kuba batindi, ntabwo tugomba kuba abakene. Nyakubahwa executive ubunebwe ni icyaha mu baprotestani. Umuprotestani uzabona ari umunebwe ari umutita ari umukene uzamubwira uti ntabwo uri umuprotestani. Oya azaba yishe inshingano z'umuprotestani nizo Bibiliya ivuga. Sanga ikimonyo. Biragoye cyane kuko mu Rwanda nyakubahwa executive muri statistique abanyarwanda muri mwahene ntabwo bakora amasaha 3 arenze 3 ubaze icyumweru cyose. Ntabwo rero dushobora gutera imbere, ntibishoboka bene data mudashobora gukora ngo amasaha y'umunsi muyaheze. Ntabwo bishoboka. Urubyiruko rwacu ntabwo bakora, urumogi nirwo rurimo rukora. Ikindi kibazo gihari ngiye kubereka ikindi kibazo muratangara ikibazo dufite. Aka kantu murakazi. Aka kantu kitwa ngo iki? Aka kantu kagiye kutwica, kagiye kudutera ubukene. Abasore bacu dore aho mwirirwa nahangaha karabisha kangaka. Ahangaha harimo ubukungu bukomeye kuko harimo ubwenge nanjye ndabukoresha cyane, ndetse kuko nkora gogoro nkajya muri doctor nkajya kwigisha nkakoresha kangaka. Ariko akakica abana bacu bareba ubusambanyi burimo. Bwarabishe. Ubusambanyi buri muri aka kantu ni bubi cyane, abana bacu barapfuye. Ni ikibazo gikomeye. Nyakubaha ingo zirasenyutse kubera aka kantu. Umugabo n'umugore ntibakigira umwanya wo kuganira. Baya murapfuye. Gukizwa birashize akangaka katumaze. Nta bukire tuzabona igihe cyose utari wamenya
gushyira ku murongo aka kantu kitwa telefone. Turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe? No kuryama ku buriri ntabwo mukiryama, reka da. Umwe agira atya n'undi akagira atya. Bose muzahurira he? Urwo rugo ruzubakwa ryari? Abana ko batwicaga ababyeyi bacu bakaducira umugani tukamenya umuco wa Kinyarwanda. Umuco wa Kinyarwanda uri hehe? Mwabantu mwe bakiri batoya, imirire y'abana ni ikibazo gikomeye. Imana bafashe cyane. Dore ndakomanga, nibyo Yesu avuga. Uyu munsi Yesu arakomanga. Amafuti yawe yose urayazi, genda bizi kuyazi. Umwuka w'Imana kumurikire. Ariko dukomeje gusoma umurongo wa 21 harabango unesha zamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe. Ufite ugutwi ni yumve. Amatwi murayafite? Mwumvise cyangwa ntimwumvise? Uyu mwaka rero turashaka ko mutangira umwaka neza. Ndabasabye icyambere mwisuzume, niba mudakora umurimo unoze ubukene bukaba bwari tugatuzi wanyu. Nabwiye ngo ubukene ni iki? Ko numa mubivuga gahoro mbese. Ubukene ni iki? Kandi ubukene buterwa n'ubunebwe. Umuti wo kuvura ubukene ni iki? Umurimo gukora. Ndimo ndabanga abanebwe mwe ko mutitabaza. Twihane. Gukizwa nibyo twavuze. Abadakijijwe neza. Kuko ndashaka ko dutangira uyu mwaka dukijijwe neza, mwuka byaramwe. Kugira ngo dutangire undi mwaka. Uyu munsi nagize agahinda gakomeye. Hari umukozi wa RDC. Umwana we ari kuri moto. Moto iramugonga. Ni umwana w'umukobwa ufite nk'imyaka 10-12. None yapfuye. Kandi afite utwana tubiri. Ntabwo wamenya uyu munsi rero n'uwawe. Kandi zabiravuga ngo tumenye kubara iminsi yacu dutunga iki. Ndagira ngo muhaguruke abashaka guhaguruka. Abumva rwose uyu munsi bagiye gufata imigambi mishya muhaguruke shana ibyo. Abo bagiye gufata imigambi mishya y'uyu mwaka, je nabo nshaka. Abumva bagiye gufata imigambi mishya y'uyu mwaka. Kandi ntabwo turihuta n'abakuru ndabizi mwebwe. Ntabwo mwibeshya Imana. Urumva? Ufata imigambi mishya. Bishop Electors asenge. Ndabizi murakikurugutura. Ubwo bukurugutura muvanemo ntayo muhisha. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka ndifuza ko dufata imigambi. Ubwo se ko abicaye muri mu biki? Imana ishimwe n'amutunganye. Ngaho se Mwami Imana mubyeyi mwiza, tugushimiye ubutumwa bwiza bwawe umwepiskopa tugejejeho. Mwami Imana bwari uko kudukemura kandi yari indorerwamo buri wese yirebamo. Tugushimiye Mwami Imana ko buziye igihe utubabarira aho twagize intege nke, aho tutakoresheje imbaraga waduhaye. Benshi bararwaye twe tuba bazima, kandi abarwaye warabakijije. Wagira ngo kuva muri Edeni ni inshingano waduhaye yo gukora. Mwami Imana wagira ngo iyi si tukomeze kugira nziza kurusha uko twayisanze. Utubabarire aho tutashyize iyo nshingano mu bikorwa. Ariko uyu munsi abana bawe barahagurutse. Turihana ubunebwe. Turihana kudakora umurimo unoze. Turihana ubukene mu miryango. Akenshi hari ibindi twahugiyemo, umurimo ntitwahuha agaciro. Tubabarire. Ubabarire buri wese uri ahangaha, ariko uzajya abyuka ahumeka
azajya kumenya ko ari umuhamagaro wo gukora wamuhaye. Ndasabye kugira ngo nk'uko wabidusezeranyije kuzaha umugisha icyo twerekejeho amaboko. Reka uduhe gusenga kugira ngo twereke icyo uzaha umugisha tukerekezeho amaboko, ikizazana ubukire mu miryango yacu tuba ari cyo dukora. Umugisha wawe ugaragare mu ngo iwacu, abana bavukire mu ngo zifite umugisha, abana bavukire mu ngo zitunze kandi zitarimo amakimbirane, abana bavukire mu muryango wishimye kandi urimo Imana. Ndasabye kugira ngo utange agakiza aho tutitwaye neza, abagiye mu magambo, abateranyije bene wabo, abatarakoze ibikutunganiye, buri wese umubabarire. Ariko ndasabira buri wese agakiza gaturuke wawe. Reka tubere buri wese impumuro nziza. Mwami Imana, we kutugira akagungu, ahubwo tubunyugu twiza. Buri wese utubonye tubonemo Imana, kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami urakoze, rero tuzi ko hano ku Ntenyo bihindutse, kandi tugiye kuba abavuga butumwa bo muri no ruhango ndetse n'igihugu cyose, nuko isi ishobora guhinduka ku bwacu. Reka rero ubwiza bwawe kandi duhe imbaraga byose bane natwe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe Mwana w'intama duhimbaze izina rye. Ubwami bwawe buje Mana, ubwami bwawe buje. Diyoseze ya Shyogwe turashima Imana, imyaka 30 ishinzwe turashima Imana, mu iterambere ry'umwuka twaguwe neza, maze turaguka sinakubwira, amatorero shingira aravuka sinakubwira, ikanisa ziravuka sinakubwira, ububwiriza buravuka sinakubwira, paruwase ziravuka sinakubwira, ubucidikoni buravuka sinakubwira. Ubwami bw'Imana bwageze iwacu, kandi si ibyo gusa n'umubiri uguwe neza. Ubu turinde ibidukikije, umubiri uguwe neza. Reba tunywa amazi meza twiyungururiye, irebera amashyiga arondereza inkwi. Reba tubizigama tukagurizanya, reba dutanga mituweli irengera ubuzima. Reba amashuri abana bariga, reba kaminuza twongere ubumenyi, amavuriro rusange aramira benshi, uruganda na hoteli haleluya yakigezweho. Umushumba mukuru wacu turashima Imana, imyaka tumaranye 27 yatugejejeho. Ubwami bw'Imana yatugejejeho, isanamitima yatugejejeho, kubana mu mahoro yatugejejeho, ubumwe n'ubwiyunge. Ibintu biba bishya kubera ubwo bwami, abantu barakizwa bakira Yesu umwami. Ubwami bw'Imana bwageze iwacu, twakiriye agakiza tugubwa neza, iterambere riraza tugubwa neza, dufasha abatishoboye bagubwa neza. Ubu dutuye heza tuguwe neza, kandi turarya neza tuguwe neza, dore twambaye neza tuguwe neza.
imitima iguwe neza n'umubiri uguwe neza. None Musenyeri Dogita Karimba Jeredi gubwa neza. Isabukuru nziza diyoseze yacu, ikiruhuko cyiza ku mushumba mukuru wacu. Komeza ugwiza ubwami bw'Imana mu mitima yacu, komeza ugwiza ubwami bw'Imana mu bihugu byose.